Mwiriweho, umwami ashimwe. Abumva icyo bisobanuye bafite impamvu zo kumushima, kandi bakwiye kuba twese twikirize dutamera nitumara kubyumva. Bavandimwe rero, reka nangire nsenga kugira ngo noneho umwami aze kudufasha, afashe ari ngewe wigisha, sinze kuvuga ibyanjye nitekerereje, kandi anamfashe kugira ngo mbivugane urukundo mfitiye abo mbwira, mbivugane n'igitinyiro ntinya Imana, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo ibintu bibiri bikwiye kudusunikira kuyikorera no kuyivuga, ni uko tuzi igitinyiro cyayo, tunakunda abo tuyibwira. Ibyo byombi umuntu atabisobanukiwe, adasobanukiwe Imana iyo ari yo n'igitinyiro ifite, ntanaterwe kubwira abantu ibyayo n'uko abakunze yifuza ko usibye akarengane ahura nako kuba ayivuga, naho ibindi byose uko ameze akaba yifuza ko bamera, ntabwo yaba afite impamvu yo kuyivuga. Reka rero nsenge noneho Imana ize kudufasha, namwe ibafashe mwumva, kuko ndabizi ko usibye yo yonyine kubidushoboza ntabwo twabibasha. Reka nsenge. Mwami Imana muremyi w'ijuru n'isi, Imana iriho, Imana yahozeho, Imana iriho itazahinduka, Mana wowe ibintu byose bigaragara imbere yawe nk'aho biriho uyu munsi, nta pasiti iba imbere yawe, nta fici iba imbere yawe, byose bikuri imbere. Mwami twe kuko turi limitedi mu bwenge, muri tayimu turapfa, nitwe Mwami twakwihutisha ibintu ngo bitaducika cyangwa biriya bitaducika, ariko wowe urahambaye, urahanitse, nanditse Mwami n'ururimi waduhaye ntabwo ruhagije Mwami kuvuga uwo uri we no kugushima. Mwami rero turakwizaniye, turagira ngo udufashe, umfashe nanjye nigisha Mwami nze kuvuga ibyawe, kuko Mwami warivugiye ngo ntihakagire benshi bashaka kuba abigisha, ngo Mwami ngo kuko ngo abigisha ngo bazacirwa urubanza ubugira kabiri. Mwami rero n'abumva nabo bafashe, kuko ijambo ryawe rivuga ko Mwami ngo ijambo ryose umuntu yumvishe azaribazwa. Ibyo rero Mwami si imikino, icyo tugomba kucyizera nk'uko twizera ko watanze Kristo akadupfira, nk'uko twizera ko uriho, kubera ko ijambo ryawe ribitubwira, nawe ukaduha umutima ubasha kubyakira, ni nako tugomba kwizera aho uvuze ngo ijambo ryose umuntu yumvishe azabazwa icyo yarikoresheje. Turagusanga udufashe Mwami, kandi Mwami n'ubundi warabidusezeranyije ngo twikoreze amaganya yacu muri Petero wa mbere, ngo twikoreze amaganya yacu kutwitaho. Rero tukwikoreje ayo maganya yacu, yuko dushaka ko udukora ku maso tukabona, ukadukora ku matwi tukumva, maze Mwami ubwo dusoza turagushima, mu izina rya Yesu Kristo nzi twizeye, amen. Uyu munsi rero bavandimwe, Imana yashimye ko kuwa mbere nyine tutiga, habaye izindi gahunda zituma tutiga, ariko na gahunda yindi yari yapanzwe n'abayobozi bacu muri iyi gurupe, nabo bari bavuze ko ibyiza ariko wa kabiri. Uyu munsi rero turiga ku kintu cya assurance of salvation. Mu kinyarwanda ni uburyo agakiza karinzwe, ubundi mu magambo amenyerewe akoreshwa ndeka nkoresha nka babandi bavuga ngo mu mihanda, amagambo y'umuhanda amenyerewe buri muntu wese yakumva, yaba umuhinzi, yaba umufundi, yaba umunyedini, yaba umusilamu. Ni ukuvuga ngo ese iyo umuntu akijijwe ni rimwe kugeza iteka ryose, ni ukuvuga ngo once saved always saved. Bivuze ko niba njye nyijijwe, twabonye icyo agakiza ari cyo, tubona impamvu kaba gakenewe, tubona ko ari ukubera ko Imana yera, twebwe tudakiranuka. Mbese ikibazo cya muntu nk'uko basaza bajya bivuga ngo the problem of man is that God is good and man is not. Ni ikibazo rero. Ni ukuvuga iyo umuntu avuze ngo God is here, Imana irahari, so bizaterwa n'uruhande uriho. Niba uri ku ruhande rwamaze kugirana ubumwe nayo, nk'uko birivuga ngo mu Bakorinto 2:5 ngo Imana yinginga abantu ngo ishaka ko biyunga nayo. Twabonye ko umuntu avuka ari umunyabyaha, bityo haba hakeneye ikintu cyitwa kwiyunga nayo. Iyo rero utarajya ku ruhande rwo kwiyunga nayo, uba ukiri muri rya tsinda ryo twabonye ngo tukiri abanzi b'Imana. Kristo yapfiriye abanyabyaha. So hari abantu babiri mu isi, hari umwanzi w'Imana,
hari uwiyunze nayo, nawe yamye kera ari umwanzi wayo, ariko igihe cyarageze yungwa nayo. Ni nayo nyine yiyunga n'abantu, ibaha Kristo, bityo muri Kristo ikaba intebe y'ihongerero, ikaba masisiti, nk'intebe we n'Imana bahuriraho n'umunyabyaha. Iyo ntebe y'inama ni nko washyiraho nka kwa kundi bakora mu za UN zigakora inama ngo bakora negotiation z'amahoro, turebe ukuntu twazana amahoro ahari intambara. Ni kuriya rero intebe y'Imana yo guhuriraho tuganira terms peace itwereka kondisiyo zikenewe twebwe abanyabyaha, abanzi bayo ni Kristo niyo ntebe y'ihongerero, niho twicarira noneho akaduhongerera amaraso ye, umwizeye akaba uwera rimwe kugeza iteka ryose. So ikibazo rero twibaza ni iki: ese iyo umuntu yizeye Kristo, tuvuga uyu munsi mwizeye mfite imyaka 22, ese bivuze ko hagati umuntu yazagera hakagwa? Ese umuntu yaba agera hagati aho kera bajyaga batwigisha ngo keretse umwihakanye, murabyumva ngo okay, bisobanuye iki? Bisobanuye ngo ugize igihe kwa kundi wavuze ngo niba tuza akanwa kawe ukizeza umutima wawe ngo uzakizwa, mu Baroma 10:9, ngo ugeze igihe rero ukamwihakana ukavuga uti uyu mugabo sinyimwemera, simushaka, bivuze ko ka gakiza wari waragiyemo, bwa bugingo bw'iteka wari warahawe, ubwamburwa. Niko bajyaga batubwira ngo ariko ahandi hose ntago watakaza agakiza. Urumva, ariko hari ako basize, hari akantu basizeho kuvuga ngo noneho ugize igihe ukamwihakana watakaza agakiza. Abandi batutitwaye neza, nahoze mbivuga n'ejo bundi n'umuntu wo muri kwa Masasu i Masoro kwa Dadi nk'uko babyita, arambwira ngo yego nibyo Kristo yaduhaye agakiza, ariko ni ukuri utakarinze wakabura da, ngo agakiza si imikino. Nibyo koko agakiza si imikino, ariko umujinya w'Imana wose aricyo kimenyetso cy'uko atari imikino, hari uwo yawusutseho hajya mu cyimbo cyacu. Bityo rero turareba, turaza kwibaza, ese aka gakiza umuntu yakabonye bibaye iteka ryose? Umuntu nakizwa tujye twicara dukora ibirori duserebure, cyangwa tujye twitonda, kuko igihe gishobora kugera akazakavamo. Muri ADEPR ho baraguhagarika bakakubwira ugataha, noneho bazagera igihe bakakwakira mu gakiza kabo mu bitabo by'ubugingo, ngo habaye igitabo cy'ubugingo bakwandukuramo cyangwa bakagusibamo bitewe n'uko witwaye. Ese ijambo kugwa risobanuye iki? Bibaho? Umwana w'Imana yarimbuka? Icyo ni cyo kibazo turimo twibaza. Cyangwa ese niba atarimbuka, bavuga ko atarimbuka, sekirite yabo iri hehe? Ni hehe umutekano bawukura? Turaza kujya twiga mu buryo bwo kwibaza ibibazo. Twibaza ibibazo biraza kudufasha, kuko ntitubibonera ibisubizo. Sinizera ko nza kubasha kubaza ibibazo byose, kuko uru ni urugendo, ibi nibyo tuziga kugeza tuvuye mu isi. Ikibazo kiraha, ese umuntu aho, ese ubu ni gute? Niki kitwizeza ko naryama ejo nkabyuka nyizera? Gihamya ni iyi. Wabona ejo uzabyuka wavumbuye bitari ukuri? Ese ubundi wahura n'indi nyigisho ejo ikakubwira ko iyi Imana itanabaho, iyo umuntu apfuye biba birangiye? Assurance iri hehe? Niho tureba. Ese aka gakiza, njyewe ntabwo nari kwakira Kristo, ntabwo nari kwizera Kristo. Imana ifite ukuntu yagiye igira abantu bayo, ku buryo yandikishije ukuri, ku buryo umuntu wese, kategori yose yaba arimo, yaba ari umuntu ugira ubwoba ifite ukuntu imusanga, yaba ari umuntu utinya ubuzima ifite ukuntu, yaba ari umuntu uri emotion, niba ari mu nama zayo ifite ukuntu imusanga, yaba ari umuntu ushaka buri gihe bihamya umeze nka Toma ifite ukuntu imusanga. Ibi bintu rero by'agakiza mu by'ukuri kuba mu cyuka ukavuga ngo, ukaba utabasha kuvuga ngo ngiye nzajya mu ijuru ndi sure, si icyizere. Hari ababyita ngo ni ukwigira icyizere, ngo nkamubwira ni ngewe ndi umutagatifu, agakubita igitwenge akigaragura, ni ngewe ndabizi ko maze imyaka 8 mfite ijuru bidasubirwa aho napfira hose. Agaseka akavuga ati ariko kwere, ati cyo kora ni byiza kwigira icyizere. Ubwo ngo yagiye ku ruhande rwanjye, ariko si icyizere nifitiye. Nkabimusobanura, ariko ntibahita babyumva, kubera ko aba yumva ahantu urimo umujyana. Abantu banga Kristo pe. Iyo utangiye kubwira umuntu Kristo uri sufficient, Kristo uhagije guhereza umuntu ijuru atarikoreye, ahita aguhunga, kubera ko uba urimo umukuramo, urimo umubwira ko ntacyo ashoboye, ariyo mpamvu byabaye ngombwa. Urimo umubwira ko ari
sinzi ikigero cya muntu washyira hasi, umuntu wa nyuma. Ngo Bibiliya iravuga kimwe mu ntege tugira ngo nuko ari ngo wakwiringira umwana w'umuntu ufite umwuka mu mazuru. Ariko ab'isi bo birata barata ngo niba ufite umwuka, ubwo Imana nicyo bayikurikirira, babandi bakunda isi. Ngo niba waramukanye umwuka ngo yiramye, ukagira ngo batawuramukanye yabahemukiye. None niba wawuduhaye kuyishimira nibyo, ariko igikwiye kuyituzanaho, igikwiye kuyidukundisha, igikwiye gutuma tuyikurikira, tunahamagarira abandi kuyikurikira, kizingiye muri iki: ko kuri iyo Mana ya Bibiliya ihereza umuntu ubugingo bw'iteka nta ruhara bifitemo, kandi ubwo bugingo ikabumuha rimwe kugeza iteka ryose. Naho hari ibintu byo mu kirere bya bindi by'abakatolika bavuga ngo uzabanza ujye muri purigatori, ngo noneho bakubitwe y'ibiboko, noneho ab'iwabo bari ku isi abawe bagutangira amafaranga kugira ngo inkoni n'umuriro biriyo bizakugabanuke, akababaro nyine. Abandi batabasilamu bati ngo burya iyo umuntu apfuye, niyo mpamvu ngo batinya urupfu cyane, ngo iyo umuntu apfuye ngo hajya mu kababaro gakomeye, ngo burya gutandukana n'umubiri n'intambara. Niyo mpamvu ngo baba bahunga urupfu rero cyane. Reka rero turebe icyo kintu. Ariko abana b'Imana ba Pawulo, Imana yashyizemo ingabo ya Satani kugira ngo izamurinde pride. Urabyumva? Ni ukuvuga ngo Paul yapfuye yarinze apfa, Imana ibona ko muri we harimo potential yo kuba proud, bituma imushyiramo ingabo ya Satani yo gucubya iyo kamere ikimurimo. Iyo ngabo asaba Imana ngo iyimukize arinda apfa. Yamubwito iyo ngabo irimo aho ngaho ni gardefu, ni uburinda abasazi bwo kurinda ko waca imigozi ugasara ukirata. So ni ukuvuga ngo ku Mana uko yabonaga Paul, yabonaga ko muri we hari iyo potential. Igihe kiragera Paul arapfa. None ikibazo ngiki, uyu muntu kandi Bibiliya itubwira ko yagiye mu ijuru, yarinze ibyo kwizera, yahawe ikamba ry'ubugingo, ngo kimwe n'abandi ko bazarihabwa. Rero uyu mutekano uva he? Uku kuntu aba bantu bireba bakabona batera practically mu buzima bwabo, ni iki kintu bashingiraho? Ni iyihe fondasiyo bashingiraho babona ko uwakijwe rimwe abakijwe iteka ryose, ku buryo abantu nk'abo bagiye mu ijuru? Icyo kintu tucyumve neza, nicyo turibe twibaza, nicyo tugomba gusobanukirwa, kuko nicyumvikana ni hehe dukura ibi byiringiro, ni hehe dukura iki gitsikamutima, ku buryo tumenya ko byanze bikunze umuntu wizeye Kristo wese azajya mu ijuru nta kabuza. Uwizeye inzira twabonye y'uburyo umuntu akizwa binyuze mu kwizera Kristo wapfuye akazuka, gukiranuka kwe kukamubarwaho uwo muntu, uko Kristo nawe ibyaha by'uwo muntu bikabarwa kuri Kristo, bityo uwo muntu akaba yavuga nka Dawidi ngo ndi umunyamahirwe kuko Imana yambazeho gukiranuka nabiheshejwe n'ibyo nkora. Rero bavandimwe, dukomeje, ndashaka ko uyu munsi tuza kwibanda ku uwo Imana iriyo, bikaba ibyo ngibyo ari byo bihamya ko uwo ihaye ubugingo buhoraho, mu gihe uwo muntu yaciye mu nzira Imana yagennye ko acamo abona ubugingo buhoraho, ariyo yihe? Ariyo yayindi twabonye ko umuntu wese uzajya mu bwami bw'Imana asaba kuba yera 100% afite kwera kw'Imana. Tubona ko kwera kw'Imana kuva mu kwizera Kristo, Abaroma 3:21. Ariko noneho hariho gucyanuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyaha ari byo biguhamya, niko gucyanuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo. So aho ngaho bimaze kugenda bityo, umuntu wese uko gukiranuka bivuze iki? Bivuze ko akoze inzira Imana yagennye. Imana yo yavuze ko ubikoze ahabwa ubugingo bw'iteka. None ikibazo ngiki gikomeye, iyi Mana ivuze ko none umuntu yaciye muri iyo process, bivuze ko iyi Mana itarinze ubugingo bw'iteka ikazabugeza ku mperuka, yaba yarabeshye. Nta n'ikindi kintu twaba tukiyizeraho. Bibiliya yose wawica ubundi agakiza umuntu aramutse ashobora kugatakaza, byaba bivuze ko bimwe mu bintu Imana yavuze ari ikinyoma. Iyi Mana yavuze gute kuri ibi by'agakiza? Yaravuze mu Bafilipi igice cya 2:6, ubundi kugira ngo umuntu atakaza agakiza, kugira ngo bibe bishoboka ko umuntu wizeye Kristo yatakaza agakiza, icya mbere bisaba ko Imana irekeraho kuba Imana. Reka mbere imbere bisaba ko bimwe mu byo Bibiliya yanditse habonekamo ikinyoma,
kandi hamwe habonetse ikinyoma byaba ari intambwe ya mbere yo kubura ko n'ibindi byose bigomba kutizerwa. Ni ukuvuga ngo hagize akantu kamwe mu by'Imana yavuze kaba ikinyoma muri Bibiliya, byaba bisobanuye ko n'ibindi byose byaba ukuri byaba ikinyoma tutabimenye, kuko n'ejo bundi byahinduka. Akanyoma kamwe kaba gahagije. Noneho bisobanuye iki? Bisobanuye ko nta muntu n'umwe waba hano ku isi abizi ko azabona n'ubugingo buhoraho. Bisobanuye ko wenda ariko n'isi itaremwe n'Imana. Niba hari ikosa twabonye muri Bibiliya, si ibindi byo twabyizera dute? Niyo mpamvu abantu benshi bo mu isi nabo mu madini bishimira kuba mu rujijo, bakishimira kuvuga ngo ntawabimenya, ntawamenya ibyo ari byo. Wambwira uti ariko abantu bajya bababera imbere y'Imana kubera ko bizeye Kristo. Atoya wa mwana uje ejo bundi ntabwo ibyo bintu byamenyekana. Ukabona umuntu arimo araserebura kuba mu rujijo, akikingirana akavuga ati ngewe nemeye kuba mu rujijo, nibyo bima amahoro, kuko arabizi ko aje mu mucyo wa mugani wa Yohana ibibi bye byamenyekana. Uko yigisha abantu ababwira ko kugira ngo bazabone agakiza baza akabaderivaringa, akabamenaho amavuta, bakamuha amafaranga, bakamuha umuganura, byahita bimenyekana ibibi bye. Icyo kintu tucyumve. Ni ukuvuga ngo agakiza kacu komatanye n'icyubahiro cy'Imana, ku buryo hagize ingingo imwe yakigwa hasi, ibuye rimwe ry'ifatizo ryubatse, bigashoboka ko umuntu wizeye Kristo yarimbuka, yakongera nk'uko babyita kugwa, nubwo tuza kure icyo birayita kugwa. Byaba bivuze ko Imana yabeshye. Uzi icyo biba bivuze? Habonetse akanyoma kamwe, byose byaba ari ibinyoma. Bibiliya yose ahita ihinduka ibinyoma, nta kintu na kimwe twakongera kuyizeraho. Rero iyo urimo uvuga ngo umuntu yata agakiza, ujye umenya ko urimo wataka integrity of God, urimo wataka the character of God, uba urimo ushinze Imana ibinyoma. Mu byumva ibintu, hari ibintu bibiri. Hari muri assurance of salvation harimo ibintu bibiri. Hariho the security of the believer, hariho na the assurance of the believer. Ni ukuvuga ngo kimwe kiri objective, ikindi kiri subjective. Objective uvuga ngo ni ikintu cy'ihame kiri hariya. Subjective ni ikintu gishobora guhindagurika. Ni ukuvuga iki? Ku buryo umuntu azajya mu ijuru, uwizeye bidasubirwaho, nta kabuza azajya mu ijuru. Uwakijijwe nta kabuza azajya mu ijuru. Iyo ni security of the believer. Ariko na assurance of the salvation yo ni mu mutima wanjye, nibyo nabyitaga subjective. Mu mutima wanjye mfite gihamya cy'uko koko nizeye. Kwizera uwizeye wese azajya mu ijuru. Icyo ntabwo tugomba kukitindaho. Kubera iki? Turaza kubireba. Ikindi gikurikira ni subjective reality. Ese koko nge narizeye? Ubwo ikibazo ntabwo kikiri niba kwizera ubwabyo bihagije kujyana umuntu ubwami bw'Imana, ahubwo ikibazo ubwo kibaye ese koko nari kwizera byo nabibonye, nabonye ko aricyo kintu kizajyana umuntu mu ijuru ari we wese. Kwizera byonyine nta murimo wanjye ugiyeho, nta maturo yanjye nanze, atari uko nijabitse mu mazi ngo namubatiza, umubatizo utabigizemo uruhare. Hari igihe tubwira abantu kuvuka ubwa kabiri akumva ari ukubatizwa. Oya, ntabwo kuvuka ubwa kabiri ari ukubatizwa, nta nubwo kuvuka ubwa kabiri ari ukwizera. Igitabo cy'umuvandimwe yanditse atyo. Oya, kuvuka ubwa kabiri bibanziriza ukwizera, ahubwo bikabyara kwizera. So rero ibyo tuzabira tureba kuri twari twabyizeho mu yindi groupe, ariko n'undi wese cyangwa nanjye twazabirebaho ibyo byo kuvuga ngo ese koko navutse ubwa kabiri. Icyo ni kimwe. Ariko rero cyo turiho ubutwe, ese kwizera byonyine, kwizera Kristo wapfuye akazuka, birahagije guhesha umuntu ubugingo bw'iteka? Kandi ibyo bintu biba rimwe kugeza iteka ryo, cyangwa ni Imana ifite ikaramu y'igiti na gome nini, ariko gome zayigira ngo nizo nyinshi mu isi, ikajya yandika yizeye uyu munsi ntabwo yizeye, ejo yizeye, isiba imusubiza mu gitabo cy'ubugingo, imukura mu gitabo cy'ubugingo. Ariko ibyago bihari murabizi. Bibiliya ivuga ko ari abacyanditswemo mu Byahishuwe 13:8 uhereye ku kuremwa kw'isi. Reba igihe bagiriyemo mbere y'uko babaho, noneho uraza kubasibamo, ubasubizamo. Icyo gitabo cyaba ari icy'idini, ntabwo cyaba ari icy'Imana. Dukomeje rero
bavandimwe, umuntu urimo aha ngaha akaba yibaza icyo kibazo atari ko se iyo umbwira ngo nizere ngo mbone ubugingo buhoraho, ubwo ntibivuze ko nzirinda. Hari igihe umuntu umusobanurira neza ukamubwira uti ukamubaza ngaho mbwira ibyo wumvishe mvuze iki, ngo nyine uravuze ngo twizere ariko nyine tunakore neza tuzajye mu ijuru. Ariko dore ibyo ndimo kuvuga, sinshaka rwose umuntu n'umwe bigiraho ugiraho urujijo. Ikintu kimwe kitajya kigira uruhare mu kujya mu ijuru k'umuntu ni uwo muntu ubwe ujyanwa mu ijuru. Iyo mvuga ngo ijuru nirikorerwa, iyo mvuga ngo Imana itsindishiriza abantu ku bw'ubuntu bwayo itarebe ku mirimo itegetswe n'amategeko, mba ndimo mvuga ngo mu magambo yoroshye, ikintu kimwe kitajya kigira uruhare mu kugira ngo umuntu atsindishirize imbere y'Imana, kugira ngo umuntu agaragare ko ari umwere imbere y'Imana, kimwe kitajya kigira uruhare ni uwo muntu ubwe. Nicyo tuba dusobanurira. Ninde ubigiramo uruhare? Ni imirimo Kristo yakoze umuntu abarwaho. Ni ukuvuga ngo abantu mu ijuru bajyanwayo n'imirimo ariko itari iyabo. Icyo kintu nicyo tuba dusobanura. Noneho ikibazo dushaka gusubiza ni ese ni ikihe gihamya kitwereka ko umuntu koko wizeye ibyo bintu azajya mu ijuru bidashingiye kuko yitwara? Aho rero niho twibaza, ese umuntu aragwa? Kugwa bibaho? Kugwa ni iki? Ko hari ibyanditswe bisa nkaho, mvuze ijambo bisa nkaho, kubera ko buri gihe bivugwa n'abantu batabisobanukiwe. Ariko urebye icyanditswe muri context, abantu birirwa bavuga, naho ze nanga urugero ngo muri Yeremiya 29:11, ngo nzi ibyo nibwira kubagirira si ibi ni ibyiza, ngo kugira ngo mbare mu mutima. Noneho bakibagirwa ko Imana arimo ibwira Abisirayeli ko ibyo abo bahanuzi bababeshya ko mwebwe ngo mugiye gutaha, Imana igiye gukora igitangaza mukava i Babuloni mugataha. Barababeshya. Mufite imyaka 70 hano mu bunyage nabazanye, mutuze mubyare niho nzabarindira, ariko muri abaretwa baho. Urumva? Noneho umuntu agahita afata icyo cyanditswe akakigukubita akavuga ati wowe ugiye gukira. Kumva Imana irimo irababwira ngo ndimo ndababwira ko mwe abo bahanuzi bababeshya muzaguma hano mu bunyage, bakabategeka mukabyara mugahinga bakarya. Mutuze abo bahanuzi barababeshya. Aho rero niho tugomba kureba. Rero kumva ibyanditswe muri context niho ruba ruzingiye. Icya mbere rero reka turebe, ndashaka duhere ku Mana. Twasomye tubona ko Imana ari itanga agakiza. Murabyumva? Kandi muri Yohana 3:16 haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi, reka amasome mwumve. Icya mbere ndashaka kwerekana gihamya ko umuntu wizeye nta kabuza azajya mu ijuru. Nta kabuza uwizeye aba yabaye umwere, kandi ibyo bikaba bizahagarara kugeza igihe yaviriye mu buzima bw'aha ku isi. Ku buryo Bibiliya ivuga ko Aburahamu bapfiriye mu kwizera. Ni ukuvuga ngo igihamya icya mbere, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Mw'abantu, hano hari ikintu na kimwe kigaragaza ko hari uruhare umuntu abigiramo? Imana yakunze abari mu isi, itanga umwana wayo, niyo ubwayo ikibyikorera, uwizera uwo mwana ahabwa ubugingo buhoraho. None ikibazo cya mbere, niba Bibiliya itubwira ko Imana itabasha kubeshya, nk'uko Bibiliya bivuga muri Tito, ngo ni Imana itabasha kubeshya, tuvuga attributes z'Imana, ni Imana truthful, ni ukuvuga ngo mu kanwa kayo mu bintu ivuga ntishobora kwisubiraho. Ni nayo mpamvu twizera ijambo ry'Imana, ni uko yo itazagira igihe ivuga iti ariko urabizi ba bantu ndabona badashobotse, Kristo ntago urupfu rwe agaciro narahaye rwo kumwizera abona ubugingo bw'iteka ndabihinduye. Ubwo rero Imana yabivuze ityo, ikaba itabasha kubeshya. Muri Tito igice cya 1:1 bisobanuye iki? Bisobanuye ko uwizeye Kristo, iyi Mana itabasha kubeshya koko, nta kabuza izasohoza ibyo yavuze. Kuko itabisohoje ibyo yavuze, yabishyize ikizinga ku izina ryayo. Ibyo tubyumvikaneho. Ni ukuvuga ngo uwizera Kristo nta kabuza afite ubugingo bw'iteka. Ibyo reka ibyo bibe bihamye. Twabonye kwizera icyo ari cyo, kwiringira, kumenya rwose udashidikanya ko iby'Imana ihamya ku mwana wayo ari byo bihe,
ko yaduhaye ubugingo buhoraho nk'uko Yohana wa mbere 5 bivuga guhera ku murongo wa 10 kugera ku wa 13, kandi ubwo bugingo bubonerwa umwana wayo. Ufite uwo mwana kumugira nta kindi, uwizeye uwo mwana aba yemeye iby'Imana yamuhamijeho ko yaduhaye ubugingo buhora. Nuvuga ngo wamara kubyiringira ukabura bufite. None ikibazo ngiki, iyo umuntu avuze ngo umuntu yakwizera agatakaza ubugingo bw'iteka, ikosa riba riri mu cyo azi ku Mana itanga ubwo bugingo bw'iteka, kuko Imana yavuze ko idashobora kubeshya. None uyu muntu wizeye Kristo yamuhaye ubugingo bw'iteka, sibyo? None se ubugingo bw'iteka niba bugera ahantu bukazimira, ubwo buba ari ubw'iteka? Ubwo byahinduka ikavuga ngo kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho, cyangwa ahabwe ubugingo burangirira igihe akosheje. Naho niba ari ubugingo buhoraho, Imana ikabukwambura, uzi icyo byaba bivuze? Byaba bivuze ko itaguhaye ubugingo buhoraho. Reka tunabyumvikane neza, nta nubwo yaba yarigeze iguha. Kandi Yohana yaranditse avuga ngo mumenye ko mbandikiye kugira ngo mumenye ko mufite ubugingo buhoraho, mubufite nonaha. Icyo ni icya mbere. Duhere ku Mana. Imana iyo ariyo kitabasha kubeshya, ibyo yavuze icya mbere duhereyeho nuko yasezeranyije ko uzizera Kristo ahabwa ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho, reka mbabaza, ikintu gihoraho kirangira ryari? Nta n'umwe wabona igisubizo. Iryo jambo ubwo yaba ari contradiction, yaba ari ukwivuguruza. Ubwo rero Imana itabasha kubeshya, given who God is, tugomba kuyiringira ukwiriye. Ariko hari ikintu nza kwereka kibihamya neza. Imana ubwo yavuze ibi bintu ikavuga ko uwizeye Kristo, ikibazo ni iki? Nta kabuza afite ubugingo buhoraho, kandi ikintu gihoraho ntikigira iherezo. Bavandimwe rero, mu Bafilipi 1:6 birumva kwivuga, iravuga ngo ku murongo wa mbere Paul yari yavuze abo yandikiye, turabandikiye mwebwe abera bo muri Kristo Yesu b'i Filipi bose. Abera, umuntu wizeye Kristo akabarwaho kwa kwera kwe. Noneho ku murongo wa 6 igice cya mbere aravuga ngo icyo nzi neza rwose nashidikanya nuko iyo yatangiye umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu Kristo. Urumva icyo Mwuka Wera arimo avugira mu kanwa ka Pawulo? Arimo aravuga ngo uw'Imana itangiyemo umurimo wo kumwigarurira, uw'Imana ihaye agakiza akajya muri rya tsinda ry'abera bari muri Kristo, ngo muri we uwitangiye umurimo ngo nta kabuza izawugeza ku mperuka, izawugeza ku munsi Kristo azira. Ariko hari ibintu biri mind blowing, wumva bikwiye kujanjagura n'umutwe w'umuntu ntabashe kubishyikira. Bibiliya irivugira Imana iri all powerful, ifite imbaraga zose. None ni iki kintu wumva ukuntu abantu baba bashyira Satani hejuru kurusha Imana? Ni iki kintu cyayambura umuntu yitangiremo umurimo wo kumujyana mu ijuru? Kristo arimo avuga muri Yohana, aravuga ngo intama zanjye nziha ubugingo buhoraho. Ikintu yashingiyeho avuga buri gihe nawe yajyaga kuvuga assurance, icyizere cy'uko abamwizeye intama ze babandi yapfiriye bakamwizera bakabarwaho gukiranuka. Yaravuze ngo data wazimaye nimwumve, zabanje zibizase, igihe kigeze aziha umwana, umwana aziha ubugingo buhoraho. Noneho umwana aravuga ngo kuko data asumbya bose imbaraga, kuko data ntawuhwanye nawe. None ni ikihe kintu cyabuza umwana w'Imana wazutse? Uwo nk'uko hano Pawulo arimo abivuga mu Bafilipi 1:6, uwera uwizeye Kristo, Imana yatangiye umurimo. Murabona ko ari Imana, mwumva ibintu byose ni Imana biturukaho. Yabagize inama, ibaha Kristo, Kristo arabapfira, abishyuriye ikiguzi, baramwizera, abaha ubugingo buhoraho. Murabyumva? Ubwo Imana ibirimo mwumve. Abashyiramo Umwuka Wera, baturamo Imana yose nyine. God the Father, God the Son, God the Father arabatoranya,
abaha umwana, God the Son arabapfira abahereza ubugingo buhoraho, God the Holy Spirit indwells them, ababamo abaturamo, turaza kuyibona. Noneho umuntu akavuga ngo umuntu wizeye, njye numva nukuri amanjwe abantu baba barimo ngo kanande ziba zimuturamo, ariko ibyo ni ibiki? Ngo abadayimoni bamujyamo. Nahoze nganira n'umwana w'umwisilamu akambwira ngo burya nurakara ngo aho uhagaze ujye uhimuka, ngo ujye ahandi, ngo niyo nama tujya mu idini yacu, ngo cyangwa niba wari uhagaze wicare, ngo kugira ngo igini, bemera amadini cyane, ngo kugira ngo igini y'umujinya itakwinjiramo, ngo ugende uyihunge cyangwa wicare niba wari uhagaze zikubure. Ariko abantu barayobye koko. Ni gute umuntu umwuka w'Imana atuyemo? Ubwo ni Imana, Mwuka Wera ni Imana 100%. Ngo niwe umenya mu Bakorino, ngo niwe umenya ibiri mu mutwe w'Imana byose. Imana, umwana Kristo ari mu ijuru amusabira kuri inde? Nta kintu na kimwe kuva isi yaremwa Kristo yari yasaba Imana ngo ireke kukimukorera. Ntibishoboka. Niyo mpamvu avuga ngo kuko we nayo n'umwe, arabwira ngo bibe uko ushaka, nuko azi kuko ishaka buri gihe bihura nuko nawe ashaka. None ni gute koko uyu muntu uzengurutswe n'ubutatu butagatifu, ni uvuga ngo amaso y'Imana yose, Imana yose niwe ishyizeho ijisho, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, niwe mutima, niwe mbese iyi si ubona. Bibiliya ivuga ukuntu iyi si kuba ikiriho kimeze gutya ari ukubera abizera bakiri mu isi. Kubona nyine ababyeyi badateka abana ngo babarye icyaha. Ariko bavandi, reka tuzabiganire neza. Iyo tuvuga ngo total depravity, iyo tubona ngo gutekereza, iyo muri Genesis 6 bavuga ngo nimubona accident, mubona indwara, mubona abana bapfa, nagiye Rusororo rimwe nkajya mbona akana ngo kavutse 2:00 gapfa 2:05. Ikintu cyose mubona kibi mu isi, indwara zose, sinzi amenyo arwaye, sinzi senezite ziyaciye abantu, zisha abantu ngo biva mu miryango, sinzi ibintu byose, urupfu rudutegereje twese rutuganisha gusaza, buri muntu wese agenda ajya, bituruka ku kintu bita icyaha. Kubona rero yise abantu mu by'ukuri tuvuga total depravity, ntabwo tuvuga ko umuntu yabaye mubi nk'uko ari koko, ntabwo abantu baragera kuri extent. Imana ikuyeho imigozi, barayivuga mu Tesalonike ngo nibwo Imana izavuga iti Mwuka wanjye azakomeza kurwanya n'abantu, ivaneho restraining grace mu bantu. Urebe ubundi baramarana koko, umuntu ubone abe monster. So rero no kubona iyi si kimeze gutya, nuko abakristo bakiri mu isi, nuko rya sezerano Kristo yavuze muri Matayo 28 ngo dore nahawe ubutware bwose n'imbaraga zose, murabyumva, mugende nzabana namwe kugera ku mpera y'ibihe. Ku mpera y'ibihe ni uvuga ngo kugeza igihe time izarekeraho kuba time, umunsi imperuka izaberaho, ibyaremwe byose bigakurwaho, uwo munsi nibwo Kristo azarekera kubaho. Ku buryo yabwiye Pawulo igihe mu gice cya 9 cy'ibyakozwe n'intumwa, arambwira ngo undenganyiriza iki? Amubwira izina ry'intumwa ry'umwigishwa we agenda akamusanga akamubatiza. Kristo yitaye kube nyine ku buryo abana nabo kuzageza ku mpera y'ibihe, kandi yahawe ubutware bwose. Sinzi ukuntu Satani yakupepura, ariko abantu Satani bamuha imbaraga adafite. Sekirite yacu iri muri iki ngiki. Iyi Mana who is all powerful, all knowing, Imana izi byose, Imana ishoboye byose, Imana ifite icyo wakwita urukundo cyose. Iyo niyo ngo turi mu biganza, ngo niyo yatangiye umurimo muri twe izawugera ku musozo. Ni ikihe kintu na kimwe cyabuza ko umuntu azajya mu ijuru niba Imana iri ku ruhande rwe? Rero ikindi kintu wenda navugaho ni ukuntu Bibiliya ivuga ko mu Bakorino wa 2:5, reka mbasomere mwumve ku murongo wa 5. Noneho njye nko ku gice ku yindi 20 turi busorezeho, mvuze gusoza suko tugiye guhita dusoza, nuko nashaka kubanza gutanga bihamya nibura nka 3 byuko niba uyu murimo ari Imana yawutangiye ushingiye ku Mana uwo iriyo, nuko ivuga ko icyo yavuze nta kabuza gisohora. Rega nta cyakibuza gusohora, none se kishoboye byose
ko twebwe ibyo dushaka rimwe bitaba kubera ko tudashoboye byose, kubera yuko turwara rimwe twari twaragambiriye ibintu tukabura ubushobozi bw'imitungo, tukananirwa imbaraga z'umubiri kubera ko hari n'abaziturusha wenda batwitambika. ni iki kintu na kimwe Imana cyayibuza kugera ku byo yagennye? Ntabwo bishoboka. Reka rero mbasomere mwumve ikintu cya gatatu. Imana niyo yaturemeye iyo ngiyo ndetse yayiduhereyeho umwuka ho ingwate. Imana, Pawulo arimo arandika akavuga ngo Imana yaduhaye ingwate, ngo iduha mwuka wera nk'ingwate. Hano tutarahava reka turebe umwuka wera ni iki? Ni Imana. Ariko reka turebe twamuhawe nk'iki? Abizeye. Aba ni Abakorino ba kabiri, ni abera bo muri Bikorino. Pawulo arimo arandika nawe yishyizemo ngo Imana kubera ko yitaye ubundi yari gukiza abantu ninabaha iyo ngwate, ntawe ari kubiyibaza. Ariko kubera ko izi umuntu, izi abana bayo kubera ibakunda ibitayeho, yaravuze iti aba bantu b'abanyantege nke reka mbahe ingwate, reka mbahe umwuka wera nk'ingwate. Nimwumve kwicisha bugufi kw'Imana nyine ikamanuka muri attributes zayo. Tuzabibona ko nayo ijya yicisha bugufi ikaza ikambara umubiri w'umuntu. Nabyo ni ikintu gikomeye, gifite uruhare rukomeye mu gakiza kacu. Yiza kuba ari Imana ya Isilamu ngo idashobora kwinjira mu byaremwe byayo, ngo ni Imana transcendent, ngo irengereye itaba, niyo uyivuzeho aba yumva uyisebye. Niyo mpamvu bavuga ngo ntiyabyara, kuko ngo ubwo yaba yinjiye mu byaremwe. Imana ya Bibiliya rero, Imana nyakuri imwe rukumbi, ifite ubushobozi bwo kwicisha bugufi kugira ngo ikize abaciye bugufi aribo batwebwe. Aha rero iremera, iravuga iti ngiye kubaha ingwate. Ubwabyo icyo ni igikorwa cyo kwicisha bugufi, kwemera. Ubundi se itayimaye se indi mideni? Itanga ihe ngwate rero? Umwuka wera. Ingwate tuzi icyo ari cyo. Ingwate tuyitekereze dutya: ugiye kuri banka urashaka umwenda, banka igusaba ikintu gifite agaciro kangana n'amafaranga ugiye gutwara. Ntimubizi? Niba ufite inzu, bakohereza abashinzwe real estate muri banki, bakaza bakayevaluatinga, bakareba agaciro kayo, barangiza bakemera kurekura ya mafaranga, yanzu ukawishingitse. Tubyumve ibyo bintu neza. None Imana yakoze iki? Yatwijeje abayizeye ubugingo bw'iteka. Ubu bugingo bw'iteka nta kindi kintu cyanganya agaciro nabwo, kugira ngo nyine tuyigirire icyizere, tumenye ko ibintu ari ukuri. Niba ari ubugingo bw'iteka, igomba gutanga ikintu gifite agaciro gasumba cya kintu icyo yijeje. Ntabwo yavuze ngo nzabaha amafaranga, ntabwo yavuze ngo nzabaha abagore n'abana cyangwa abagabo n'abana, ntabwo yavuze ngo nzabaha kuva mu bwoko ibi by'abantu bashinze amoko gafifi. Ntabwo bazi ko amoko akomoka ku munara w'ibabere. Imana yaremye abantu bari hamwe bagomba kuyikurikira, ariko bageze aho barihuza nk'uko UN zihuza, nk'uko East Africa yihuza ngo igire imbaraga, UN, Arabic Nations, kugira ngo nyine biyegeranye, noneho ngo bareke bagabanye ibibazo, bagende bateyininga kuri Eden, bateyininga Ethiopia, bajya gusingira amahoro muri iyi si, iterambere muri iyi si. Bishyize hamwe bati tureke gutatana, tutazahura n'ibibazo, twegerane, dore duhuje n'ururimi, dukore globalization. Bishyize hamwe ngo twiyubakire izina, nuko buri gihe bose begerana bashaka. Imana yabatatanya, ibaha indimi. Ibyo byo kurata ngo ngende umunyarwanda cyangwa umunyakongo cyangwa ndi umushinwa, ngo ngende special. Paul yaravuze ngo byose nayibaze ko bihwanye n'amazirantoki ugereranyije n'ubutunzi bwo buhwanye no kwakira Kristo. Avuga amoko ye, akavuga aho akomoka, ngo nari umuheburayo butwi, cyangwa akavuga ngo ariko ibyo byose nabibaze ko ari amazirantoki. Niko Bibiliya ntagatifu ivuga, n'ijambo ry'Imana. Nayibaze ko ari amase. Ibihe CV yanjye, ubwoko bwanjye
bwa bundi yavuga ngo baheburayo ni iki? None umuntu w'umunyamahanga uri aho ngaho, Bibiliya ivuga ngo itugeranya uvuga ngo ikintu wareba ukumva icyo utekereza ni ukucyica ni iki? Abanyamahanga ni ukubundi bari bameze bose, nawe ukwirata uhari, ikintu wareba icyo utekereje akaba ari ukucyica cyangwa kukirandura. Inzoka ni urugero, niyo ubona ukumva icyo utekereje ni ukuyica. Ntabwo iyo ubonye akanyoni utekereza icyo. Hari igihe ubona akanyoni keza gafite amabara meza, ariko inzoka wenda aho ngaho iwacu by'umwihariko iyo uyibonye nicyo utekereza. So nicyo navugaga, iyo Mana rero iremera yicisha bugufi, iravuga iti ikintu aba bantu bangaba bitarimo n'ideni ryo kutugira ityo, icyo nabaha ikindi gihamya cya assurance of salvation ni uko Imana yaduhaye ingwate. Ubwo Imana uzi icyo yavuze, yaravuze iti kugira ngo mwiringire ko ubugingo buhoraho nta kabuza uwizeye azabubona, mbahaye Mwuka Wera ngo ababemo. Ab'ingwate, nimwumve namwe icyo kintu gikomeye. Mwuka Wera akora iki? Hari igihe abantu babigira mu kirere, kubasha kumva ibyanditswe byera, kubisobanukirwa. Yohana wa mbere ni kwivuga, ni Mwuka Wera. Kubasha gupfuka mu gasenga, udasengera amafaranga, udasengera iterambere, nyine ibi bintu by'umubiri, uvuga ati Mana umpindure gutya, Mana ndagukunda, ndagushimira ku bwa Kristo, wenyine ubwawe, personal prayer. Kubasha gusoma ijambo ry'Imana ukaryumva, kubasha gukunda guhura n'abere, ibyo byose ni imirimo iterwa na Mwuka Wera kuba turimo. Kubasha gusohoka iwanyu nawe ukisohokamo, ukijajinga ukabona ko wakosheje ukurikije ijambo ry'Imana. Kubasha kwiringira no gutegereza ijuru, no guhinyura iby'isi ukabibona ko ari umwanda, kandi ubizi ko hari igihe cyari kigeze ari byo wumva arizo nzozi zawe. So Mwuka Wera rero kutubamo, kutubera ingwate bikomeye bityo, ni nko kuvuga ngo aho kugira ngo uzabure ubugingo buhoraho, reka nkwereke igihamya, muhaye Mwuka Wera nk'ingwate. Urumva icyo kintu? Umuntu akavuga ngo Satani yaza akarimbura umuntu urimo Imana, Mwuka Wera ni Imana 100%. Bavandimwe rero, hari ahantu nshaka ko twitsa, nshaka ko dusoma, noneho tukareba icyo havuga, ubundi natanga umwanya w'ibibazo, kuko biba byiza iyo iyi topiki abantu bayizeho bagahabwa n'umwanya w'ibibazo. Rwose buri muntu wese akaba ntawuse kundi, ntabwo ibi ari twe twayanditse, nta n'umuntu n'umwe uzi ibyanditswe byinshi cyane kubera yuko yize amashuri menshi, cyangwa se kubera yuko we ari umuntu Petero, ureke bano abanyamadini bavuga ngo uriya muntu ngo afite amavuta, ngo dadaraza, ngo akasenga twese tukarambarara. Nawe rega ibyo bintu ntatake ngo arire atumbukire muri abo bantu, ababwira ati mwa bantu mwe ninde utumye mushaka gusenga umuntu buntu? Bakamubwira ngo ni igitangaza, ngo arera, ngo yiriza iminsi myinshi, yanakumva nawe koko ni igitangaza, ariko kutazuka ni ikibazo. Naho intumwa ze baratangaraga, Petero akababaza, ariko mwa bantu bamaze guhagurutsa ikimuga, kuki mwibwira ko uyu muntu akijijwe nuko dukiranuka n'imbaraga zacu, cyangwa nuko dukiranuka? Mumenye ko ari Kristo. Umva ukuntu intumwa z'Imana nyakuri uko zivuga. Kuki mutangara? Ni nko kuvuga ngo ntabwo mwari mukwiye gutangara niba mwari muzi uwo ndi we. Avuga ibintu bibiri, si uko nyiranuka kurusha abandi, si nuko mfite imbaraga zirushiza abandi. Ariko abandi birirwa bandika ibyapa, ntabwo wabona intumwa hari ahantu zanditse zishyiraho icyapa ngo muzaze kuwa gatatu hari amateraniro yo guhagurutsa ibimuga. Ibimuga biragenda, impumyi zirabona. Oya, intumwa Pawulo na Petero ngo hano hari igitangaza, icyumweru, ngo igiterane cy'ibyumweru bibiri, ngo aho buri muntu azasubizwa ibye, kandi tuzazikuraho zo kutabona umugore, zo kutabona umugabo. Reka muzarebe mu byakozwe n'intumwa, mumbwira ahantu batanze itangazo. Nibibaho bagendaga babwiriza ibitangaza bikabaherekeza, iby'Imana ibahaye uko, ku buryo ngo Paul yarebaga umuntu akamubwira ngo ufite, ngo ndabona haguruka ukire kuko ndabona ufite kwizera, ngo aramutumbira cyane akamubwira ngo haguruka kuko kwizera kwawe kuragukijije. Imana yabaga yamaze guha umuntu kwizera akeneye kugira ngo abone icyo gitangaza. Ntabwo bigeze bakora pate cyangwa ibirori cyangwa ibipankarete bivuga ngo ejo tuzajya i Macedonia, ejo ubundi butaha tuzajya Siriya, ahandi tuzahore Efeso niba hari igitangaza, hari igiterane kindi, mwiyandikisha. Oya, kuko nabo byarabatunguraga, nabo
byarabatunguraga, ni ibitangaza nyine, igitangaza nicyo kivuze. Rero twikomereze, reka rero dusome hano igice cya 6 cy'Abaheburayo. Ndashaka, hari ikintu nshaka ngo twitondere twumve. Umurongo wa 16, igice cya 6 cy'Abaheburayo, turahera ku murongo wa 16. Kaduhere ku wa 15 ngo uko niko byabaye, kuko Aburahamu amaze kwihangana yahawe ibyo yasezeranijwe. Abantu barahira ubaruta, no mu mpaka zabo zose indahiro niyo izirangiza. Nuko ibikomeje amagambo, nicyo cyatumye Imana ishatse kurushaho kugaragariza abaragwa ibyasezeranijwe, uko imigambi yayo idakuka, yongeraho indahiro, kugira ngo ibintu bibiri bidahinduka, iby'Imana itabasha kubeshyeramo, biduheshe ihumure rikomeye, twebwe abacikiye gusingira ibyiringiro byashyizwe imbere yacu. Ibyo byiringiro tubifite nk'igitsikamutima gikomeye kandi gishikamye, cyinjira hirya y'umwenda ukingiriza ahera cyane. Reka dukomeze hano. Pawulo arimo arandika Abaheburayo, arangije agera ahantu agiye kubwira abantu igitsikamutima abera, abasezeranijwe ibyo basezeranijwe, urubyaro rwa Aburahamu by'ukuri, aho bagomba gukura umutekano. Ajya gushakira umutekano, cyangwa ko ibyiringiro bagomba kugira, bagomba kubigira bashingiye ku ndahiro Imana yakoreye Aburahamu. Mukurikire icyo kintu. Imana yahaye Aburahamu mu itangiriro yaba 12, yaba 17, yaba 18 na 22, imusezeranya ko izamuha Kristo nk'urubyaro rwe. Iravuga ngo nzaguha urubyaro. Paul yaje kubivuga nyuma, ngo uwo ni we uzahesha umugisha isi yose. Avuga ngo, Paul arandika mu Bagalatiya 3:16 ngo Imana yavugaga Kristo, ivuga ko Imana izatanga Kristo akomoka kuri Aburahamu, bityo abazizera Kristo bakazaba babaye urubyaro rwa Aburahamu. Amasezerano yose Imana yahaye Aburahamu yuko izamuha ijuru, yuko izamubaraho gucyanuka igihe yizeraga Kristo, ayo masezerano Imana ikayasohorera ku bizera Imana Aburahamu yizeraga. Reka ibi ngibi mbihamye, noneho nze kugaruka hano mu Baheburayo 6, ariko reka mbanze mpamye ibi ngibi mbikuye mu Bagalatiya 3:29. Reka nsome mwumve Abagalatiya, mwumve ukuntu aho ibi bintu bihurira natwe, noneho nze kuza tubisome tubisobanukirwe. Ni gute indahiro y'Imana, ni gute Imana kurahira kwayo birimo ikintu gikomeye tugomba kureba. Abagalatiya 3:29, Bibiliya iravuga ngo ubwo muri aba Kristo muri urubyaro rwa Aburahamu, muri n'abaragwa nk'uko byasezeranijwe. Okay? Muri n'abaragwa bazaragwa umugisha Imana yabwiye Aburahamu, ari wo bugingo bw'iteka. Umuntu ahinduka umwana wa Aburahamu gute? Ubwo muri aba Kristo, tubyegereje, ubwo muri aba Kristo muri urubyaro rwa Aburahamu. Okay? Bivuze iki? Bivuze ko abizeye Kristo, mubyumve, mu isi y'umwuka mbere y'Imana baba bahindutse abana ba Aburahamu. Turimo turajyana. Ubwo muri aba Kristo muri urubyaro rwa Aburahamu, muri n'abaragwa nk'uko byasezeranijwe. Okay. N'amasezerano Imana yahaye Aburahamu nk'urubyaro rwe, sekuru wanyu, ubwo yamuhaga ayo masezerano nk'uko Abaheburayo babivuga 7, namwe mwari muri we. Murimo murabyumva? Turi urubyaro rwa Aburahamu. Bande? Abakristo. Mureke babandi birirwa bavuga ngo yango bira ni y'abaki? Abagalatiya ni abanyamahanga, ni itorero ry'abanyamahanga. Turajyana neza. None Paul arimo aravuga ngo ubwo Imana itari y'Abisirayeli bonyine, ahubwo ari y'abanyamahanga nabo, uko itsindishiriza Abisirayeli niko itsindishiriza n'abanyamahanga. Bigenda bite? Iyo umuntu yizeye Kristo, aba abaye umukristo, aba abaye uwa Kristo. Ubundi abakristo nicyo bivuze, ni aba Kristo nyine, ni abantu Kristo yagize umutungo we. Niyo mpamvu nyine ari we mwami wacu, ni agapapa, ari we mukuru w'itorero.
niwe uvuga, yavuze nuko yavuze uko umuntu ashaka wahitamo ibyo ashingiraho, yavuze uko umuntu abaho, ko umwana abana n'umubyeyi, yavuze icyo wita umutungo, iterambere, n'ibyo ureba ibye. ubu kristo ntabwo si igipindi, si ibintu byo kuvuga ngo mfite ubuzima bubiri. yavuze uko mbabarira abamemukiye, byose ndeba kuri we. bityo rero twibanza aha ni ukuvuga ngo ubwo muri abakristo muri urubyaro rwa Aburahamu, kandi iby'Imana yarahiye Aburahamu kumuha, namwe ubwo yarabibageneye, namwe muri abaragwa. kurikire mwumve neza, iby'Imana yasezeranye sokuru mwe murabe. bityo rero muri abaragwa b'amasezerano, ya masezerano gutoranywa n'Imana. ngo Imana yaduhaye imigisha yose mu buryo bw'umwuka, mu Befeso 1, gutoranywa n'Imana, kuba adopted n'Imana, kwezwa, kuba justified, kuba sanctified, kuzaba glorified, kuzahabwa ubwiza. uyu mubiri upfa ukamirwa n'uko udapfa, uyu ubora ukamirwa n'utabora. ibyasezeranirwa Aburahamu, ibya bindi byose, ya package yose Kristo yasingiriye. barimo baratubwira ngo amasezerano Imana yahaye Aburahamu imusezeranya Kristo, n'ibyo azazanira abantu bakomoka kuri Aburahamu, abizera Kristo, abakristo. ayo masezerano none reka tujye kureba igihe Imana yahaga Aburahamu amasezerano. nicyo mu Baheburayo barimo kuvuga. turebe ikintu Imana yakoze. bityo Paul yabyivugiye ngo ni igitsikamutima. ni nko kuvuga ngo igitsikamutima ngo niyo nyingi umutima wanyu wegamiye. icyo kintu mucyumve neza, niyo nyingi umutima wanyu wegamiye, niho umutekano uri, kubera ukuntu Imana yabyitwayemo ubwo yamuhaga isezerano, kandi namwe mukaba muri abaragwa b'ibyo yasezeranijwe. kubera ni ukuvuga ngo ubwo Imana yabivugaga yabibwiraga namwe. rero tumaze gushyiraho iryo buye ry'ifatizo, dusubire hari inyuma turebe ayo masezerano. Imana ikintu yabwiye Aburahamu ngo uko niko byabaye ku murongo wa 15 w'igice cya 5 cy'Abaheburayo, kuko Aburahamu amaze kwihangana yahawe ibyo yasezeranijwe. abantu barahira ubaruta no mu mpaka zabo zose, indahiro niyo izirangiza, kuko iba ikomeje amagambo. nicyo cyatumye Imana ishatse kurushaho kugaragariza abaragwa ibyasezeranijwe, uko imigambi yayo idakuka, yongeraho indahiro. bivuze iki? bivuze ko Imana nayo ubwayo yitaye ko abana bayo abaragwa, babandi abakristo, murimo murabyumva, kuko umwanditsi yageze hepfo ku murongo wa 14 ngo nicyo cyatumye Imana ishatse kurushaho kugaragariza abaragwa, wabibonye, ivuye kuri Aburahamu ibishyize mu bwinshi. aho rero niho tuziramo, turi abaragwa b'ibyasezeranijwe. mu Bagalatiya 3 niko bavuze 29. niba muri abakristo muri urubyaro rwa Aburahamu, kandi muri abaragwa b'ibyasezeranijwe. Imana yari ishatse kugaragariza abo ngabo ko imigambi yayo idakuka, yongeraho indahiro. murabyumva? Imana kugira ngo tube 100% assured yuko iby'Imana yasezeranije ko umuntu wizeye Kristo ahabwa ubugingo buhoraho, mwuka w'Imana azakamubamo, kandi ngo twishime ibyishimo byinshi ngo kuko tumwizera tutaramubona, niko Petero yanditse. kera najyaga ndwara n'icyo kintu, si ibintu najya mbona ni iki ni ibiki, ariko nkumva ndabyizera, narahindutse, namye nekereza ibintu gutya, ubundi kuri uru ruhande ndabibona ko ubuzima bwabaye upside down, bwaricuritse rwose. ibintu nabonaga ko bifite agaciro nabonye ko ari umwanda byose. icyubahiro, kuvuga umuryango wanjye ngo wazamutse, ngo sinzi ibintu, ngo mu ishuri bavuze ko ndi umuhanga, niyo naba uwo muhanga nifuza ko nawe ubimbwira, utuntu twose, kuvuga ngo uriya muntu ni umukozi w'Imana bidasanzwe, byose nkabona ni amaziranoki. mu mutima nta buryarya ndi jyenyine, ku buryo rwose umuntu mba namurakariye najya nkavuga ariko ubundi nduwuhe, ubundi kuki niyumva ko hari ukundi ukuntu umuntu yakabaye amfata, ama icyubahiro, kamema amagaciro. nyine nashingiye ko hari umuntu uhari. ibyo kugira ngo uwo mutima uwuhabwe regeneration, kugira ngo umuntu ahabwe mwuka wera mubemo, kugira ngo umuntu ahabarweho gukiranuka binyuze mu kwizera, kugira ngo umuntu nakabuza amenye ko azajya mu ijuru, kuko bivuga ko byose ari package Imana ihereza abo yatoranyije, abizera Kristo bakabarwaho abo. Imana kugira ngo ibyo bintu ababyizeye babe assured hejuru yo kuba yabahaye umwuka wera,
irahira indahiro. Mwumva icyo yabikoreraga. Ntabwo Imana ihimana ngo banyizere cyangwa babireke, oya. Nicyo cyatumye Imana ku murongo wa 17 ishatse kurushaho kugaragariza abaragwa. Urumva ikigamije? Imana ifite urukundo ruteye ubwoba. Niba iki kidahagije kuba motivation yo gukurikira Imana no kuyikorera no kuyizera no gupinga iby'isi, nta kindi wabona. Niba ukeneye ko bakubwira ngo bazakumenaho amavuta, bazakuzamura, ngo sinzi uzamara imyaka myinshi, sinzi ibintu baba bavuga. Abana b'Imana Paul ngo niyo mpamvu nifuza kwimurwa ngo mve muri iyi si. Wujuje impano zijejeta Paul ngo kugira ngo njye kwibana n'umwami wanjye, abandi ngo barashakuramo ngo gukenyuka ni ibiki? Ni gute Imana iri sovereign, Imana uvuga ngo mbere yuko mbaho yari izi uko nzabaho iminsi yanjye yose, yanditse mu gitabo cyayo nk'uko Yobu yabivuze, Mwuka Wera amuvugiramo. Wowe ukavuga ngo umuntu arakenyuka. Rega umuntu akajya harimo ubwoba, akaba harimo ubwoba ngo nazapfa vuba, ngo nazapfa ndi muto. Ese bitwaye iki? Kurama n'inda wawe kubwo kugumina hari byo byiza. Ariko reka mbereka abazi Imana yabo rero by'ukuri. Iyi Mana nyakuri ya carinze. Mwumva ukuntu Imana yicisha bugufi. Mwumva urukundo rw'Imana. Si ukuduha ubugingo buhoraho gusa, ahubwo iranashaka hejuru y'ubugingo buhoraho kuduha ngo kutugaragariza ngo nicyo cyatumye Imana ishatse kurushaho kugaragariza abaragwa ibyasezerejwe uko imigambi yayo idakuka, yongeraho indahiro. Imana hejuru y'izo promise zose yatanze yongeraho indahiro. Imana irirahira. Reka mbabwire kwirahira icyo ari cyo. Iyo umuntu ashaka kurahira hejuru, ariko yavuze kuri 16, abantu barahira ubaruta no mu mpaka zabo zose, indahiro niyo izirangiza kuko iba ikomeje amagambo. Nicyo cyatumye Imana ishatse kurushaho kugaragaza abaragwa ibyasezeranijwe uko imigambi yayo idakuka, yongeraho indahiro kugira ngo ibintu bibiri bidakuka, iby'Imana itabasha kubeshyeramo, biduheshe ihumure rikomeye twebwe abacikiye gusingira ibyiringiro byashyizwe imbere yacu. Ariko kuri 15 uko niko byabaye uko Aburahamu amaze kwihangana yahawe ibyasezeranijwe. Abantu barahira ubaruta no mu mpaka zabo zose, indahiro niyo izirangiza kuri 16. None wumva uko bimeze. Imana yararahiye yongeraho indahiro. Abantu barahira ubaruta. Nta muntu warutaga Imana. Imana zari kurahira nde? Abantu b'isi iyo bajya kuvara barahira nubwo Imana itabyemera ngo mpfushe mama. Mujya mubumva cyangwa ndakabura abana banjye. Nuvuga ngo afata ikintu gifite agaciro kiremereye akavuga aya magambo nkubwiye ninyarengaho. Murabyumva? Nzatakaza iki ngiki. Sizi nawe mubyumva uburemere bw'ikintu. Niki ndahira ivuze. Ndakunda mama cyane ku buryo kugira ngo mupfushe, nawe urabyumva ko ugiye kwizera ibyo nkubwiye. Sinapfusha mama, ndamukunda. Cyangwa bari bati ndakabura inka kuko ari nyine bino by'abantu benshi umusaza ajya kubita ngo ka worship, kuramya inka nyine bakaziha agaciro bidashoboye, nyine akayikura muri kategori y'indi mitungo. Cyangwa undi abo bongera ngo baramya vewiti, bakaramya skin, nyine po, bakaramya nyine ibi bintu by'isi byose bisigaye umunsi byafasha abantu. Ariko Imana igize ngo yerekane, yemeza ngo kugira ngo imitima y'abaragwa y'abandi abakristo bandi bakomoka kuri Aburahamu irenzaho indahiro. Si ukubaha ibyasezeranijwe gusa, ahubwo ishyiraho n'indahiro. Kuko rero nta wundi uyiruta. Ubundi abantu bo barahira ubaruta, akarahira ati mama afite agaciro reka we ndahira, akarahira ati imitungo yanjye mpfusha abana kuko ari wo nkunda, aho kugira ngo mbahombe na hagarara ku ijambo navuze. Buri umuntu arahiye akakurahira akakubwira ati niba ugira ngo ndakubeshye, ninkubeshye nzahombe igiceri cy'ijana. Hoye ibyo se urumva nta gaciro bifite. Imana rero nta wuyiruta yarirahiye. Imana kwirahira uzi icyo bivuze? Yongeyeho indahiro. Uzi icyo yabwiraga Aburahamu? Yambwira ngo igifite agaciro nta kindi hejuru ni njye Mana, bigende bitaburaha njyewe ubugingo bw'iteka nsezeranya abantu bizera Kristo, urubyaro aba Kristo ari bo rubyaro rwa Aburahamu, ari bo baragwa ibyasezeranyijwe, nzareke kuba Imana. Nicyo bivuze. Niba utekereza, nuvuga ngo niba utekereza ko ibi bintu mvuze by'ubugingo bw'iteka mereza bizeye Kristo nta gihindutse, reka nkwereke kandahire kugira ngo wumve ko njye nashobora no kubeshya mu bintu mvuga. Nzatakaze kuba Imana. Nuvuga ngo kugira ngo umwana w'Imana arimbuke, ubugingo bw'iteka Imana yasezeranyije abakristo ari bo rubyaro rwa Aburahamu, ari bo baragwa, aho kugira ngo atakaze ubugingo bw'iteka ntazajye mu ijuru. Urabyumva? Byashyira ikizinga ku Mana kivuga ngo Imana yananiwe kumugezayo. Nikirimo kuvuga Imana yarabeshye ngo izi byose, none Satani yaramupepuye.
Imana yarabeshye ngo yamukunze akiri umunyabyaha kandi urukundo rwayo ruri unconditional, none yananiwe kumurinda ngo imugezeyo. Niko Imana yavugaga, nzareke kuba Imana aho kugira ngo umuntu njyewe wazutse, njyewe nizuriye nkamuha ubugingo, nkamuha mwuka akamubamo. Murabyumva? Nzareke kuba Imana. Noneho reka dusoza mvuge ku kintu cyo abantu bita kugwa. Ese iyo umuntu yizeye ngo akabivamo, nubwo yumubaje cyane, iyo uvuga ngo kubivamo ni iki, wenda akihakana itorero akarirwanya, nyine akagaragaza ko rwose ari intumwa ya Satani. Dore uko Bibiliya ibisubiza. Ntihakagire umuntu wirushya ngo dushyire akavuyo mu byanditswe byera, kandi ibyanditswe byera bisobanutse. Muri Yohana wa mbere igice cya 2 twari tumaze kubona ko uwizeye by'ukuri w'Imana yazuye, kandi by'ukuri rega ntibivuze ngo uwizeye cyane, oya, uwizeye Kristo abihawe n'Imana, akaba azi ko ari umwera n'umuziranenge imbere y'Imana. Uvuko Bibiliya ivuga. Hari igihe abantu bavuga ngo ya Imana yaferinga n'iki, nayo yarabimenye kako kavuyo abantu bazakazana. Abana b'Imana akirwa barwana no kumvisha abantu, rega iyo umuntu akijijwe niyarimbuka ababonye ubugingo bw'iteka. Umva uko Bibiliya ivuga. Yohana wa mbere 2:19. Abo bavuye muri twe icyakora ntibari abacu by'ukuri, kuko iyo baba abacu baba baragumanye natwe, ariko icyatumye biba bityo ni ukugira ngo bagaragare ko atari abacu rwose. Wabyumvishe? Ni ukuvuga ngo kugenda kwabo, kugenda bakajya kuba abanzi b'umusaraba, bakajya ni igihamya si uko bahoze ari abana b'Imana, ari abera bakaza kubitakaza, oya, ngo ahubwo ni igihamya cy'uko muri twe bari batwihishemo, ariko bamye batari abacu. Dore uko Bibiliya ivuga. Iyi ni Mwuka Wera bivuga bihishura. Abo bavuye muri twe icyakora ntibari abacu by'ukuri. Bari bahari, bigeze kuba bahari, ariko ntibari abacu by'ukuri. Kuko niki kitubwira ko batari abacu? Iyo baba abacu by'ukuri baba baragumanye natwe, ariko icyatumye biba bityo ni ukugira ngo bagaragare ko atari abacu rwose. Urumva Yohana nawe ko aricyo yizera. Arimo aravuga ngo ni igihamya. Niba umuntu ubona avuga ko yaguye, yavuye mu gakiza, yaje ngo kuvumbura, hari abo njya numva ngo bahinduka abahati. Umuntu akaba yigishaga iby'Imana, yagera akavuga ngo oke, ubwo bino bintu naje kubivumbura si ukuri. Bana b'Imana mwigira mwikumva mubaye troubled, mutuze. Ukuri kubera ko Imana iba yaramuzuye, iba mu mutima, Mwuka Wera mu mutima, ntabwo bishoboka. Yandahira Imana yakipinze igumamo, yatangiye umurimo mwiza, nta kabuza. Paul ibyo yavuze, urumva Paul na Yohana barimo baremeranya. Ariko niba umuntu yavuyemo mukamubona akagenda akaba umwatheist, cyangwa undi ngo yamenye ngo ngo Imana y'u Rwanda ya kera, ngo Imana yo muri Kongo ya kera, ngo Imana ya famiye yabo, ibintu biri aho by'umwijima, ngo ni igihamya cy'uko atigeze aba mu bacu. Si uko ari ubundi bwenge yamenye akajijuka, si uko ari amashuri menshi yize, si uko yaje i Burayi cyangwa muri Amerika, si uko yageze ahantu azengurutswe n'abantu batizera ngo akaba influenced na environment. Oya, oya, ngo ahubwo nuko atigeze abo wacu by'ukuri. Ngiyabo wacu gihamya cyari kuri kihe? Yari gukomeza akizera Kristo ko Imana uko Bibiliya imuvuga. Icyo kintu cyumvikane. Iyo Kristo avuga ngo ntabwo abavuga mwami mwami niba bazajya mu ijuru, nibyo, ni ukuri. Kuko abavuga mwami mwami b'ukuri bagira Kristo mu mutima, barazutse. Si ikibazo rero cy'uko abazutse batazajya mu ijuru, ahubwo ni ikibazo cy'uko hari abahari batamenye umwami by'ukuri, batamenye umwami by'ukuri. Kugwa rero ni iki? Bibiliya itubwira icyo kugwa ari cyo. Reka nacyo tukivuge nsoza, cyumvikane, hatajya ngo Bibiliya ntibivuga. Mu Bagalatiya, kansome mereye ku murongo wa 2 ndagera ku wa 4. Dore jyewe Pawulo ndababwira yuko nimukebwa Kristo atazagira icyo abamarira. Kandi ndababwira umuntu wese ukebwa yuko azaba afite umwenda wo kurangiza ibyategetswe n'amategeko byose. Mwebwe abashaka gutsindishirizwa n'amategeko, mutandukanijwe na Kristo, kuko mwaguye muretse ubuntu bw'Imana. Nguwo rero ugwa. Umuntu nk'ubu akaba ari aha ngo yarizeye, ariko avuga igihe kikazagera agatangira kuvuga ngo yango naje kuvumbura ko abadivere bo bukuri, kabisaramu bo bukuri, k'abayehova ari bo bukuri. Ya madini yose, reka amadini yose ahura ku kintu kimwe,
hari ibyo ukora kugira ngo ujye mu ijuru, yaba ari ugutura, yaba ari ugusenga ku munsi runaka ku wa gatandatu, yaba ari ugukubita umutwe hasi, yaba ari ukwambara imyenda icitse migufi, nyine kwa kundi bambara amapantaro akasa abasilamu, yaba icyo ari cyo cyose, yaba ari uguterekera, amadini yose namwe ni ikintu runaka ukora, cyaba gikomeye cyaba cyoroshye, nubwo yaba ari uguseka. Niyo umuntu akubwira ngo kugira ngo uzajye mu ijuru ujye useka cyangwa ujye umesa imyenda y'ibikeye buri gihe, iyo ni idini yindi. Ni ukuvuga ngo niba umuntu ashaka gukizwa n'umurimo we, ni igihamya cy'uko yaguye. Kugwa ni uko, ni uko umuntu yavuga ko yizeye Kristo, yarangiza igihe kikagera agashaka gutsindishirizwa n'amategeko. Hari abantu bajya bakinisha ibintu byo kuvuga ngo ngo bari abantu n'inzirakarengane. Kugwa ni icyo ngicyo. Kambisubire mu 5:4 Abagalatiya, mwebwe abashaka gutsindishizwa n'amategeko mutandukanijwe na Kristo, kuko mwaguye muretse ubuntu bw'Imana. Kuko mwaguye muretse ubuntu bw'Imana. Ngibyo rero bavandimwe, nguwo umwami wadupfiriye, nguwo dukunda gukunda, nguwo tugomba gukunda, nguwo tugomba kwigisha, nguwo nta wundi wera wirabura. Murakoze, umwami adufashe twese.